niko shaka ubwo turamyeho wahishije kandi wambwiye ko boss wawe ari ufite mission atari butahe. Aha byahindutse rero yahigaga hijanje ariko akumira n'amaryo y'inkoko itaka kandi itangiye kunyitasha Kadogo karame boss wino wana ariko Kadogo nibiki wankoreye neza sheri wa Marine ako boss ako kananyijemo ntago ari sawa ngo Marine sha ariko akumira n'amaryo y'inkoko itaka kandi itangiye kunyitasha mbabarira boss nacitswe ntabwo nzongera ukiraho ni igiki cyaguteye kunsebya imbere ya sheri boss basi sorry nanyo ngo boss sorry ubwo mubwire boss hari umuntu wambwiye ko ari bunsure ku mugoroba ni muntu ki wa gicucu biyanjye ariko ifite wowe arazishekinga ukagira ngo ni idegede ariko akumira n'amaryo y'inkoko none se aka kanya wanjye uhagize roge ariko se boss ibyo urarukora utekereza ko njye ntambaye umubiri akambara igisura we ibyo bikura genda ujye kureba uwo muntu no sheri Ninjye sheri. aha ni karibu Se sheri kumva utishimye habaye iki? sinakubwiye se nguze ku manywa nkaba mbona uje nijoro Ariko wambwiye ko boss wawe atari butahe. Hanyuma rero nsaba gahushya ko kujya mu rugo kugira ngo nze kukurabaza. ariko akumira n'amannye nkoko ubu se wari uzi ko urugo ujemo ari urwanjye Kandi bambwiye ko boss wawe ari ufite mission atari butahe. aha byahindutse rero yahigaga hijanje niko shaka ubwo turamyeho wahishije boss reka njye kureba bite meze neza ese niwe uza kungomeshereza umukozi Oya, inshuti yanjye ariko nari nje kumureba. inshuti yawe iki cyana ari neza ara uzi gutamenya ko ari Kadogo kivimba gifite wowo Kadogo aryenye ndaje mu mwambure mwereke yuko ari umukozi nkaba umukoresha bebe wari umeze uteze Meze neza. nanga wari uhazi se Yego nari mpazi. ariko ndi kubona atari ubwa mbere uri kunca mu maso Ndakunda kuza gusura kira. sorry sheri cya boss kirya abana na ba nyina ntukiteze ubundi se nakubwiraga buriya narakurebye mbona ntabwo ari ubwa mbere tu ariko si uriya mukozi wanjye we mwamenyanye gute Twahuriye twahuye ku mugezi. ku mugezi agusuye we sheri umbabarira ntukiteze sibyo nawe ubundi hano ni kwa mukunda abantu ariko se nk'uyu we koko mana yanjye kuki ubu ngubu yanzenyere igihe namubwiye ntagarikuye
oya nta kibazo cyane oya umva nkubwire bya bosi mu ni urugome reba nk'ubugira kandaje sha Yeah!